I'm
umugande tuje muri abasengane tangutani oya nimundeke mbivuge sinabona bose twumve nimundeke mbivuge oya ndumva amaboko yanjye yuzuye ubuhanuzi wowe bazanye maze ngira icyo mvuga Efurayimu arazanwa Efurayimu arazanwa na Manase arazanwa na Manase baramuzana Efurayimu arazanwa na Manase arazanwa Isirayeli akibabona anyuranya amaboko umukuru Imana ivuganye nawe nonaha humura mwana wanjye nzi icyo gukora humura mwana wanjye nzi icyo gukora humura mwana wanjye nzi icyo gukora bwira umuntu uruhande rwawe humura mwana wanjye nzi icyo gukora bwira umuntu uruhande rwawe humura mwana wanjye nzi icyo gukora humura mwana wanjye nzi icyo gukora kugira ngo hanyuma turebe ko gahunda tuzikora birazi ko dufite gahunda yo gushima Imana hanyuma kandi mu gushima Imana nabonye hazamo n'amazi yo kunywa ndetse na ji yego bivuga ngo iri shimwe ni ngarukamwaka ni umwanya wo gushima Imana kandi vuga uza kubyandika aha njye gahunda mfite ahangaha yego ndagira ngo tugire umutima ushima umuntu w'uruhande rw'umwe bagira umutima ushima kugira umutima ushima ndetse ubwo niyo gahunda yiwe ari uri hafi twumva yego twagize umugisha hano nibwira ko kenshi iyo tuzikoze gutya iyo ari ikirori cyo mu muryango tumenyesha ubuyobozi bw'umudugudu yego bakamenya ko dufite gahunda yo gushima mu muryango bashobora kuza kwerekana abana yego iyo mwabyaye ushobora kuba n'ibindi birori mu muryango ibyo ntabwo bigushije ariko noneho impamvu nziza kugira ngo nk'abakristo yego utenemera Kristo waba uri kwibeshya Kristo waremewe utanamukunda waba uri kwibeshya Yesu warakunze amina utamwamamaje waba uri kwibeshya Yesu we yaramamaje harimo kutagira umunebwe muri ibi bintu harimo muri iyi minsi ikintu
abantu benshi barimo barakora akazi ko gushaka ibijumba basizemo imbaraga ariko bagera imbere y'Imana umurimo ukabuzura ariko ntabwo ari wo kubera ko tugeze mu bihe byahanuwe tugeze mu bihe Satani ahagurukiye abantu b'itorero ry'Imana ariko yasaba abantu banyumitse mwongere mube maso mwongere muhumuke umugabo rero ikintu namukundiye agihaguruka kuvuga Imana ntabunebwe na bukeya umubonaho icyo cyagiye gituma mujya kuryohera cyane Yesu ashimwe Nabasuhuza Yesu nashimwe navuze Yesu nashimwe Nuhari n'icya Yesu Kristo Amen amen Ndagushima nkanezerwa iyo ndi kumwe n'umubyeyi wanjye uyu ni umubyeyi wanjye ni ukuvuga ngo nakuriye ku birenge bye gukunda ku birenge rero y'umubyeyi w'umugabo w'uyu bituma haboneka umugabo ntaze nk'uwo nguyu ni ukuvuga ngo niyo ndahantu ahantu aho ari hose mba ngomba kuzikana uyu mubyeyi wanjye umwana agakiza mfite niwe wakambyashe urumva rero ni umubyeyi ukomeye ndamubona Imana ibemeje rero kuvuga Eric kandi nabwo ndamufata tubinezerewe cyane Eric rero namwigiye ibintu byinshi cyane ubu ubuzima bwe bwonyine gusa ni umwarimu kumureba ukamwitegereza nta n'icyo yakubwiye uriga ugafata ukagira umurongo Yesu nashimwe hari n'abandi benshi ndi kureba ahantu nabo nagiye bigiraho ubuzima bwanjye buzana impinduka ariko nari iyo ngiye mu mwobo navuye mu mwobo rero kubera kugenda nigira ku bantu ariko kandi nigishwa n'Imana rero ibi ngibi bakomeje kutubwira birashoboka gukizwa birashoboka kugendana n'Imana birashoboka gukoreshwa n'Imana birashoboka iyo uyemereye ukayumva mazina yanjye yitwa Charles Rwabimana muri iyi minsi nanjye ndi umwe mu muryango w'abahinzi Yesu nashimwe ariko abandi biranze undi muryango witwa Rama iyo nayo ni imiryango yombi tubamo dukoreramo umurimo wo kugira ngo turusheho gukorera Imana nk'uko yabidutegetse rero ntibavuga menshi nanjye nshimiye Imana kandi nzamura icyubahiro cy'Imana kubw'uyu munsi twajyaga tuwutekereza tukavuga ibibazo tukavuga ngo mbese ibintu tuzabigira ubwo twumvaga ari ibintu bitapfa kwemera bitapfa koroha ariko Imana ishimwe kuko ibintu turabigize aho twari twifuza birenze uko umuntu yabivuga ariko uyu munsi turimo turashima Imana tuvuga ngo Imana ishimwe bari ngo yavuze ngo ibyiza byo kugira igihugu ubundi twaravugaga ngo nta gihugu dufite kubera yuko iyo hari ubona nta gihugu dufite kuko uburenganzira bw'igihugu ubona ntabwo ariko turimo turisanzura barashimye bagamije no gushima ubwo nanjye nshimye Imana ku bintu byose umuntu ari urugo umwanya wawe munini cyane urakira gake niyo gukundira hari kugira ngo bifata cyo gukesha no kugira ngo ariko Imana ishimwe amen amen Yeah.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tatisha na nichiriza. Hallelujah. Thank you.
ndirimbo Uridadi mwiza Kristo Uridadi mwiza dushimye Imana muri uyu muryango tugiye tugereza ikirango dushimye Imana muri uyu muryango nashimwe dushimye Imana muri uyu muryango hanyuma nk'uko ubutumire mwabonye buvuga amena nk'uko ubutumire mwabonye buvuga ntabwo ari ingenzi ahubwo njyewe nanjye ndi umushyitsi ariko nifuje ko tuganira amena tumaze kuganira tuvuga ngo ibikwiza gusenga Imana ibikubite ariko harimo ijambo ryihishemo rivuga ngo burya Imana ifite inkoni irimbisha icyo yavuze ku muntu bishatse kuvuga ko iri shimwe ntabwo ariryo turihererana ntabwo ariryo twihererana ahubwo turabivuga yego amena turabivuga ku buryo umuntu aho aba yicaye nawe aravuga ati ariko nanjye nubwo ntari ndi kumwe nabo yego nubwo ntari ndi kumwe nabo nanjye mfite ishimwe cyo kuvuga ngo hari abandi bantu batari hano nabo bafite iki bafite amashimwe batari kumwe natwe aha ngaha ariko bumva nibo bashima Imana ni nayo mpamvu umuvandimwe atekereza kuri uyu munsi njyewe ntekereza ko ari umunsi ujya ubaho ngarukamwaka hanyuma agategura agahamagara inshuti ze akavuga ati dushime Imana ndanezerewe cyane rero kuko ku munsi nk'uyu nguyu Imana yemeye ko mba ndi kumwe namwe kandi turaganira ijambo ry'Imana ongera umwana wanjye umwana wanjye icyo gukora yanyuranyije amaboko cyane ndabyibuka yanyuranyije amaboko yanjye wanyuranyije amaboko mana wanyuranyije amaboko hereza Imana icyubahiro nagasoreja sibyo ariko iyo dufite ubukwe yego tukaba dufite ibintu bacu tukaba dufite ibyishimye bashobora kuza kuduhemba twabyaye sibyo rata dushobora kujya kwerekana abana iyo ibyo ni ibintu iwacu yego kandi dushobora no kuba twari turi kwa muganga hanyuma tugakira indwara tugataha iyo tugeze mu rugo duhamagara inshuti zacu tukazibwira ngo nyamuneka nimuze Imana yabiriyemeje mu cyimbo cy'uko bari kuwushyingura nimuze murebe natashye hanyuma bari ku mashuri bataha bati dore papa wacu hanyuma abari bari mu kazi bati yo twari kujya muri uyu munsi none watashye ikintu Imana yakoze yankuyeyo waba uri n'ahandi hantu ntavuze izina ahandi hari abatwagana barambwira ngo ntabwo ari mu gihugu bigeze barambwira bati se iwanyu mu Rwanda muraho bita byanyu nyine baragutumiye ngo uze hano kutwigisha muri iki gihugu none mu Rwanda muraho barakubona muri icyo gihome ndavuga muri gereza iyo Imana ikoze igitangaza akavayo asanga uwo yasize ari mu nda ari agahinja yego ari agahinja asanga ufite imyaka ingahe asanga afite 10 yasanga agahinja agasanga afite 10 n'ingahe maze dore papa we yaje yiga muri uriya mugabo uje ni ati sente kamukorera ku ifoto si dadi urashima Imana aho yahigeranye hari igihe umuntu aba aho ngaho imiryango igatatana abantu bakaburana ariko none ngo iyo bahuye nabwo bashima Imana bakavuga Mana turagushimye ko umva ikindi iyo umugabo abwiye umugore ati umva mama muneze ni ikindi gihe ndakwiyamira niba ari inzu ikibazo gifite nyinshi agahita yigegera
akabibona ati mwami wanjye wazamungaruriye. Iyo umugabo agarutse umugabo ati mwabimenye yaje muze tumutungure dukora surprise tumutungure hanyuma dutegura ishimwe ko yagarutse. Bivuga ngo ahari ikibazo iyo habonetse igisubizo bashima Imana. Ubwo bivuga ngo nawe tuzaza. Tuzaza bakoresheje ubukwe, tuzaza hari ibyahindutse, tuzaza baguhembye, natwe tuzaza. Amina. Mwumvise ko Imana itegura ishimwe. Umwana we tuzagira gute? Ejo bundi umwana ashobora kuzatsinda akabona buruse kuri kundeba nabize. Buruse yabonetse. Hanyuma tukagira gute? Tukaza. Amina. Yihereza icyubahiro. Hanyuma reka ninjire mwene data adusomere Zaburi. Zaburi y'146. Hanyuma twifashishe iryo jambo hanyuma turisengere. Hari icyo bitwaye? Zaburi y'146. Hanyuma birumvikana ko birashoboka nyine urumva mu bukwe abantu benshi ntabwo bitwaza Bibiliya. Mu birori ntabwo abantu benshi bitwaza iki? Bibiliya. Ariko twebwe nk'abantu basenga hari igihe umuntu avuga ati ariko no mu isoko yijyana akanyijyana. Ubwo si igitangaza kuba nubona hari ariko iterambere riranahari abantu bitwaza telefone bakabererwamo. Ubwo n'ufite muri telefone nawe ntareba ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye se? Amina. Ni Zaburi y'146 uba wahageze. Dusomere iryo jambo twumve. Kadusomere mu izina rya Yesu. Zaburi y'146 handitswe ngo mutima wanjye shima Uwiteka, nzajya nshima Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Hanyuma twebwe abantu bakunda gusoma, yego ntabwo mwanya muri nkasoma ahandi hamwe turi gutware mwambare nkasoma hamwe gusa wera masome Itangiriro 41. Itangiriro 41 umurongo wa 37. Itangiriro 41 n'umurongo 37. Hanyuma kadushima Imana ku bw'abavandimwe nubwo ariko hano hari aho kwicara mwadufasha hari aho kwicara hano muzangize bazizane hano bazishyira ahangaha. Ni abagabo bagenzi bacu, ni inshuti zacu, nibwira ko ntacyo bitwaye. Muzane intebe twagafasha abantu bakabatwaza ariko nimuzizane nta kibazo. Hano hari aho kwicara ikarimo kandi. Itangiriro 41 n'umurongo wa 37. Hanyuma Imana nidufasha muzane hano birakunda. Aha wahashyira intebe naho ukahashyira birakunda. Amina. Haleluya. Imana icyubahiro. Murabona ko bigaragara ko ntabwo twatumira abantu bose mu mudugudu. Sibyo ntabwo twatumira bose. Ntabwo bose mu mudugudu ntabwo twatumira. Ariko Imana yabishatse ikindi gihe twagira ishimwe rirenze yego. Hanyuma Imana ikagurana n'iyi nzu. Urabona ko iyi salo ni ntoya. Sibyo? Iyi salo ni ntoya. Iyo ihaza kuba hari bikurenza ahangaha ubwo wenda n'abari bari hanze babinjiye. Ariko bigaragara ariko ko hari abantu benshi banejejwe n'ishimwe ryawe. Imana ishimwe. 41 Itangiriro 37. Haravuze ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati kuko Imana ikweretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye ngo ntawe.
gereza basenga bari ibyo bazabireba reka bivuge hari abantu bavuye muri gereza baravuga iyo kavuga ati mana nituvayo tukagera hanze mana ni kuri ijosi rizacikaho tugatugirira tuzakuba bageze hanze bamwe n'abasizi abandi n'abajura abandi muri bake uza gukina imana hari n'abageze hanze basanze mu rugo iyo bahabaje intambara gahita bati mugoroba niba wakoze neza reka wenda asubireyo bikarangira akoze ibintu bibi ariko habonetse bamwe bacibuka ineza y'imana bavuga mana nubwo byagenze gutyo mugire umutima unezeza imana umutima unezeza iki uyu mutima unezeza imana uyu mutima unezeza iki uyu mutima unezeza wanezeza abantu ariko ntunezeza imana wanezeza umugabo ariko ntunezeza iki wanezeza abantu ariko ntunezeza iki abantu banakwemera bagira ngo uri mwiza ariko imana ireba icyo kibazo abantu babanza ariko imana ireba umutima twebwe twanabona ko uri mwiza muraho twanareba tukabona uriho ariko imana ireba umutima kavuga ati ni ukuri ntabwo akiriho yarapfuye ariko nshimye imana ubwo wumvise ijambo rizura n'uwapfuye ubwo none ahangaha ufite umutima wabaye ukundi ubwo wumvise ijambo rivuga kugira umutima ushimye wihise bivuga ko imana yabanye nawe urugisha bwanjye ubuzima ry'abasengere ntagushime wana n'abandingani ntagushime wana n'abandingani uruguramo urugisha bwanjye ubuzima ry'abasengere oya nimundeke mivuge sinabamaze kumve nimundeke mivuge inzoka yanjye no ku buryo umuntu wize inzoka yanjye rwose neza inzoka yanjye iyo ari ibintu biryohera inzoka yanjye intera ikibazo inzoka yanjye inzoka ngira byose ukagira ngo arayoroye ariko yaba iyo nzoka yawe iyo wisi yawe yaba iyo ndwara wisi yawe yaba ubwo bucana wisi ubwawe byaba ibibazo wisi byawe ndagira ngo wumve uburyo imana ihageze ikagera mu kibazo ikagera mu burwayi ikagera mu ntambara ari imana ihageze igira ihindu ubona biyihe umutima wawe wubaha imana umutima wawe ukunda imana umutima wawe wifuza kubana n'abantu bose amahoro kugira ngo bivuga ngo mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose iki kuko umutejejwe atazareba umwami imana umwami Yesu Kristo turagushimye kubw'ijambo ryawe ishimwe umugaragu wawe yari afite uyu munsi abakunzi be n'abandi bagukunda twakwemera
bakwemera nk'umukiza, bakwemera nk'umwami, bemera ko bariho kubera Imana, bavuga ngo Imana yagiye Imana natwe, twese turambura amaboko. Tuyarambuye turi mu Rwanda, abandi bayarambura bari mu Burundi, yego abandi bakayarambura bari i Goma, bari muri Kongo, abandi bakayarambura bari Uganda, abandi bari muri Amerika, bari muri Aziya, bari i Buraya, bakavuga ngo dushimire Imana. Hari abandi abera barahari kugira ngo cyangwa gufatira n'Imana yacu bacyahana, banditsweho ngo Uwiteka azane abantu badatuzi bari batuzi, abantu badatwibuka bari batwibuka. Niyo mpamvu udukurikirana, ugakurikirana umuntu ari muri Saudi Arabia, ugakurikirana umuntu ari i Buraya, ugakurikirana umuntu ari Amerika, ukamukurikirana ari no muri CH mu bitabo, ugakurikirana umuntu ari no mu kaga, yego ugakurikirana umuntu yaburaye, ugakurikirana umuntu ari mu bukode, ukamukurikirana. Mana ukagenda uhindura ibintu, Mana ukabana n'imfubyi, ukabana n'abapfakazi, ukabana n'abashonji. Turagushimira ko ari wowe Mana igirana natwe, uhabwe icyubahiro, shyirwa hejuru. Twese twaguvuga amashimwe, ariko twese ntabwo twayaturagura gusa mu mitima yacu turavuga ngo warakoze Mana kubana nawe, warakoze Mana cya joro utari buke bwarakeye, wa munsi wari uteye ubwoba warawudukije. Niyo mpamvu muri uyu muryango twese inshuti za Eric tuzamuye amaboko, turavuga ngo Mana ushimwe. Uyu mudugudu Eric atuyemo, uyu mudugudu nawo wabishimira. Hari abandi bawutuyemo bagashimye. Utwemereye ku mbaraga zawe, ufata indaya zirimo, ufata abasinzi barimo, ufata abana muzima, ufate abakoresha ibiyobyabwenge, abagabo bataye abagore muri uyu mudugudu ubaha ibyo wifuza. Mana ubuzima buhinduke, ugenere uyu mudugudu uhindure amateka yawe, nitukugereho umugisha utabara umurenge, kandi nk'uko usanzwe utabara igihugu cyacu, uzenguruke iki gihugu uturinde umutekano. Bana n'abayobozi b'igihugu mu nzego zose, ari inzego bwite za leta ndetse umwami Mana n'izindi nzego zose, ari iza gisirikare, ari iza polisi, izo nzego zo ubane n'igihugu cyacu ukomeze kutugirira neza. Ryari ishimwe muri uyu muryango, ryari ishimwe ngarukamwaka, nuko badutumiye, nuko metasiyo yavugaga ivuga ngo tuzaba dufite ishimwe mu rugo. Niyo mpamvu twageze aha ngaha, abagabo bahageze bagukomera amashyi, abagore bagukomera shima Imana mutima wanjye we. Haleluya! Muri sitoke y'imirimo y'Imana na n'uyu munsi haracyasitoke. Haleluya! Ntugire ibisheri ababigezeho bamaze gufata ibyo Imana yabahaye, ahubwo ukomeze uyegere kuko muri sitoke duhaye amakuru biracyariho. Haleluya! Haleluya! Biracyapakiye. Yesu ashimwe. Kandi ibyo bizakugereraho bigomba kuza biryoshye. Yesu ashimwe. Haleluya. Bari mu munsi wo gushima Imana. Imana ntiyagize neza kwe. Imana yarakoze. Shima Imana ishobora gutanga umunezero ikawutanga mu barahagaragara, ikawutanga n'abari mu ishyamba bakawubonaho. Haleluya! Haleluya! Ushobora kuzuza umunezero w'Imana, abantu bakibwira yuko wagowe waje, ariko indani muri wowe Kristo yarakujuje umunezero. Amakuru nayo bazi, ariko muri Kristo harimo umunezero. Wagereranya n'umunezero uva mu byo kurya, ntawagereranya n'umunezero uva mu byo kunywa byiza, utagereranya n'ibitenge bihenze, utagereranya n'itwara rihenze. Agakiza k'Imana harimo umunezero. Haleluya!
kunezerwa ariko kandi turanezerewe n'Imana yakoze. Yesu ashimwe. Amen. Ntabwo uyu munsi tugiye kuvuga ibigwi masenge, ntabwo tugiye kuvuga ibigwi data wacu, turavuga ibigwi data wa twese. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana yagize neza, Imana yaduhaye ubuzima, Imana turemeye uyu munsi, Imana yacu tuyibaze icyubahiro cyinshi. Yesu ashimwe. Ababyeyi babo perezida w'Igihugu Imana agira amategeko y'agaciro cyane tugakura muri bwabo
ushobora umubabaro w'ubukene, ushobora umubabaro w'uburwayi, urumva ariko utakiriye ufite ku mutima ufite n'umutabazi igihe gikwiriye aragutabara, ukomeze ugire kwihangana aragutabara. Amena. Irindi jambo rero nifuza ko dusangira ni ijambo riri ku mutima wanjye ryo gushima Imana. Uyu munsi ni umunsi ngarukamwaka uko umwaka utashye, nibuka nifatanyije n'inshuti n'abavandimwe ari mwebwe mwaje aha ngaha. Imana yakinguye gereza ikambura urubanza rwari rukomeye. Icyo gihe ndibuka ko nashinjaga abantu batanu, abatabizi mu buryo bukomeye rwari urubanza rugomba gukatirwa burundu bazagatera muri gereza. Impamvu niyo muri kubyumva, Uwiteka umucamanza niwe wabagazemo. Bene data twabonye bageragere bari barimo bamugisha kuba baje kunshyigikira ndetse n'abandi mwese muri hano. Byari bikomeye cyane, byari bikomeye. Dosiye yanjye yari abamburanyaga muri leta mpuzamahanga y'u Rwanda, polisi mpuzamahanga na polisi y'u Rwanda. Nta mbaraga nyinshi z'u Rwanda n'ibindi ubushobozi bwanjye usibye kwandika ngo umwami Yesu niwe mucamanza utabera uburanira n'urubanza. Ndashima Imana rero ko yabaye aho abacamanza bari bakase bakavuga ngo turamupropoje burundu uzapfira muri gereza, ariko Imana yo mu ijuru umucamanza utabera yahabaye sohoka mbonere. Ni ukuri n'iryo shimwe icyo cyaduteranyije aha ngaha cyatumye tuweze mpaka umwanya kugira ngo shima Imana dore ko uzaba uri muri gereza nasenganye n'Imana ndi mu rugo umuntu muri gereza akambura mu rubanza. Uko umwaka utashye nzajya nkoresha umunsi mukuru nifatanye n'inshuti n'abavandimwe tugushime twibuka ibyo yadukoreye. Imana rero yabikoze nafashe tuzamura mu cyubahiro. Amena. Reka dusome muri ijambo muri Zaburi, Zaburi ijana na gatanu. Zaburi ijana na gatanu handitswe ngo nimushime Uwiteka mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga, mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Imana ishimwe. Amena. Nibyo turi gukora, nimuke ko turi gukora cyane. Ababwiza umuntu wese waje aha kwifatanya nanjye gushima, ndizera nshidikanya ko Imana imugisha kuko turi gukora ibyo ijambo. Mushime Uwiteka muvuge imirimo y'ibitangaza yakoze. Nibyo turi kuvuga kandi nawe bifite. Imana yo mu ijuru ishimwe. Irindi jambo rero Imana yabaye ubundi twinjira muri umuhango ibyo nshaka ko tuvuga. Ahiri muri Yesaya 1:8 batuganirira ababiri bazirambuye. Yesaya 1:8 bakabisaba umwarimu wanjye afashe gusoma mirongo 18. Turamaze kugeza kuri 20 ubundi twinjira muri gahunda. Iyaba warumviye amategeko yadusomye mu 18, iyaba warumviye amategeko yanjye, iyaba warumviye amategeko yanjye, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi. gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja, kandi urubyaro rwawe rukangana n'umusenyi, n'abava mu nda yawe bakamera nk'imonyi yawo. izina ryawe
ntabwo ryakwibagirana kandi ntiryarimbuka ngo ribe imbere yanjye iyaba warumviye amategeko y'Imana. Nimuve i Babuloni, nimuve mu byaha. I Babuloni ni mu byaha. Iyo ni mesaje yawe uretswe n'Imana hano. Nimuve muve mu bakarudaya, muve muri ziriya ngeso mbi z'ubusambanyi, z'ubusinzi, z'ubujura, z'ubugome, inzangano. Muve mu bakarudaya. Nawe uri kuvuga yego uri kubyamamaza ngo abantu bave mu byaha bakizwe. Yesu ari bugufi batarimbuka bakajya Gehinomu. Nibyo turi kwamamaza. Mwumvire amategeko y'Imana, muve mu byaha mukizwe, mwakira agakiza. mubivugishe ijwi ry'indirimbo mutima. Uwiteka acungura umugambi we Yakobo. Kandi ubwo yarajyaga imbere mu butayu ntibakicwa n'inyota. Yaratembeshereje amazi ava mu gitare, kandi yashije igitare amazi aradudubiza. Nta mahoro y'abanyabyaha ni Uwiteka avuga. Imana iguhe umugisha kubwira ijambo ry'Imana. Asoreje ku ijambo rivuga ngo amahoro y'iki mwongere musubire amahoro y'iki. Iri ni ijambo ry'Imana kandi ngira ngo rikize umutima wawe kandi ngira ngo rigure amahoro. Ryatangiye rivuga ngo iyaba warumviye amategeko yanjye uba waragize amahoro ameze nk'uruzi. Gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja. Iyaba itwara kakao mwene data waje muri aya materaniro, waje kwifatanya nanjye gushima Imana, ndagira ngo ijambo ryumve cyane utwara intwaro. Iyaba warumviye amategeko yanjye uba waragize amahoro. Icyo usabwa cyumva yego. Ese twabasha kwitondera amategeko y'Imana kugira ngo ducakire amahoro muri Kristo Yesu. Yesu Kristo yari umukiza, ntibishoboka kuko Kristo ni imbaraga zacu muri turwanira abadushoboza, sibyo? Tukabasha kwitondera iki? Amategeko. Nishimiraza rero kuko twese ko twabanyabyaha, ahubwo Kristo niwe wamuzira gukiranuka. Icyakora iyo tumwizeye tuba abakiranutsi ku bw'uwo mwami, kuko adukoresha ibyo gukiranuka. Ntabwo dusigara tugenda nk'uko kera twari turi tutarabakizwa. Oya, birahinduka. Yesu akora akazi. Nta mbaraga dufite ariko Yesu uri muri twe arakora. Amena. Ntabwo agereranya n'abakristo bakora ibyaha ngo bisage tuzajya dukora ibyaha twihane uburyo turusha abapagani. Oya, ahubwo ukiranuka niwe mukiranutsi. Niko Bibiliya ivuga. Muri Kristo hari imbaraga. Senga, saba imbaraga, gerageza kwikuriza ijambo ry'Imana, gerageza gukora ibyo ijambo ry'Imana wasomye gutegeka, gerageza kwinjira, ubundi uzabona amahoro. Ibintu biri kuvuga ngo niba warumviye amategeko yanjye, amahoro aba yarateje mu ruzi. Ariko dusoje kundi rivuga ngo nta mahoro y'iki y'abanyabyaha. Ndabyibuka kera nanjye narizera Kristo, nari umunyabyaha ariko gukora amahoro nifite, kandi nifite amafaranga, nifite imodoka ngenderamo, nifite akabari, nifite amafaranga pe. Niba nigeze mu rwego nshobora gutegura ubusitani busubiye mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda ukomeye, ujya muri stade kuza waje kumva Imana Yesu, nkatubwira JP, nkatubwira Raoga Pasi, muzabibona abashaka kubikurikirana muze kwandikamo Eric ubuntu bwa Yesu, muri YouTube channel ukora umugore w'Imana. Neza Pasi umusitari arimo acuranga, nkajya mu rwego mukodesha, urumva ko afite amafaranga. Icyo gihe nta mahoro nari mfite, nta mahoro y'umunyabyaha. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ahari wavugana nawe utarafata icyemezo cyo gukizwa, kandi uyu munsi akaba ari umunsi wo kugira ngo winjire mu mahoro tubona muri Kristo Yesu. Rero ndagira ngo nubwo ushaka kwakira Kristo umwami n'umukiza, Imana irakoretse kugira ngo ubone amahoro, Imana irakoretse kugira ngo nawe kuri uyu munsi twibuka imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye, n'imbabazi Imana yadukuye muri gereza, nawe winjire muri amahoro. Ndagira ngo uyu munsi umwakire, azaguha amahoro.
amahoro kandi n'ibindi bikeneye byose azabikora, ariko ikiruta byose gituma dukizwa ni ukugira ngo tuzabane n'Imana ubwami bwo mu ijuru. Nta kindi, intego ni ukujya mu ijuru, aho tutazongera kureba ukundi, aho tutazongera kubabara ukundi, iby'amaso yacu atabonye, iby'amatwi yacu atigeze yumva, ibitarigeze byinjira mu mutima w'umuntu ngo nibyo abana b'Imana bahishiwe mu bwami bwo mu ijuru. Wowe ibyo bintu ntabwo wabyifuza. Benshi bajya bifuza kujya muri Amerika, ariko ndetse bifuza kujya muri Amerika, kuko ahubwo bagiye kwifuza kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya! Kuko mu gihugu cyo mu ijuru hari ibyiza birenze ibyo muri Amerika, birenze mu bihugu byateye imbere, kuko ngo iby'amaso atigeze kubona, ibitarigeze byo utigeze kumva, n'ibitarigeze bigera mu mutima w'umuntu ngo nibyo abana b'Imana bishimye mu bwami bwo mu ijuru. Gira inyota yo kuba mu ijuru, ukizwe ushaka ubwami bw'Imana, udakijijwe n'uko ushaka guheza n'umukizwa. Imana izaguha umugabo cyangwa izaguha umugore cyangwa izaguha amafaranga cyangwa izagukura mu bukene. Oya, ushaka kuba umukene ariko ubundi ushaka ubwami bw'Imana. Haleluya! Njyewe rero nicyo binezeza, nezezwa n'uko Imana yankora ibyaha ikampa agakiza kandi ikambabarira ibyaha byanjye ubwo nacaga bugufi ntakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ubwo nibwiraga ko ndi umunyabyaha imbere y'Imana, aho Imana mbabarira rwose sinzongera, kandi Imana ishyigikiye ijambo gusa sinzongera, numva hari imbaraga nyinshi yamuhaye rwose. Rero nimba hari nawe ushaka kwinjira amahoro wese atanga, ni karibu uvuye ku mutima wakira agakiza ubyature imbere y'Imana ijamo rwose ubukure ubugingo bwawe umusore bugufi. Njye Imana yanzanye kuburira abanyabyaha nk'uko nanjye umunyabyaha. Wari uzi n'ibindi muri ubwo busambanyi, wari uzi n'ibindi muri ubwo businzi, nawe rero nanjye mfashe Bibiliya nk'abandi, avuga ko Imana ihagaze gukizwa, nanjye ngakora ubugingo bwanjye. Rero iyo ni mesaje nziza kandi nashakaga ko umuntu niba ashaka kwakira Kristo n'umukiza, Imana imuhe umugisha, arapfukama hano musengere, Imana yambaye ibitangaza, nawe bimukore no kubivuga. Wabona Imana imuhe umugisha cyane, umusore neza, nawe nta kibazo birabyumvishe. Imana yabyumvishe ubwo basabye imbabazi. Imana ibasha kureba umutima cyane n'inzira yo kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, n'ibintu bikizwa urahumura. Niba wumva ushaka gukizwa ukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, ukaba urokore amagara yawe. Hari undi wari uhari tugiye gusengera abana ubundi twinjire mu migabane nawe tuza tugusenge. Mana isumba byose, Mana iriho kandi ihozemo kandi isabaye, tuje kugushimira kuri uyu munsi, umunsi w'ijuru w'iteka, umunsi twibuka n'ibitangaza wadukoreye, umunsi twibuka aho wadukuye mu byaha mu ngeso zitandukanye, umunsi twibuka mwari Imana ubwo twari mu ngeri Satani yadushizeho ukaturoza. Turagushimira uwera wa Isirayeli yuko watugiriye neza ukazagakiza. Iyo wumvise ijambo ryawe ubwoko bwawe bwateraniye maze iri jambo ryawe tubwiye ngo iyo tuba twayitoreye amategeko yawe tuba twaragize amahoro atemba nk'uruzi, basezerere ababere banga mwami Imana bapfukame imbere yawe kugira ngo uyu munsi mwami Imana urabe amahoro, mwami Imana uragirire neza, mwami Imana ubakure urupfu. Nanjye nari mu mwijima ukomeye, nari mu gisate nyinshi bitandukanye, ariko waransaye mu isaha y'ibyaha, umubare w'ubwirinde bwawe, ubushake bwawe, ntacyo natanze, ntacyo guca abandi kuko ndi umukunguzi, ariko Kristo uri umunyembabazi, uri umunyembabazi cyane, yambabarira ibyaha byanjye, ibicumuro byanjye biratwikirwa, ikosa y'ubwoko bwawe tutari imbere yawe, niko ndingingiye kofi mwiza, nemera uje gusenga ko umugaragu wawe agiriye ibintu, maze watabare, wamutore, imbaraga z'umwijima zararwanana, bazitegetse mu izina rya Yesu. Happy birthday, Jesus.
uyu munsi w'uruzi w'iteka ubundi ijambo ravuga ngo mufashe mwoherereze abadafite ibyo kurya abadafite ifunguro nabo babashe kubona icyo bashyira mu nda. Imana rero iki gitambaro cyishimiye. Kuri uyu munsi rero ngiye mu gutanga kado y'abantu babiri harimo uyu mubyeyi mwemereye ibintu 5 aragenda yegeranya. Imana iragenda ikora ibitangaza ibintu 5 bikomeze kugenda rero urabona amafaranga yo kugura gute yo kwishyura inzu. Hari n'undi usanga mu muryango w'abahiriwe nawe ufite ikibazo nawe kubw'urukundo rw'Imana cyangwa se kazi numva ashaka yaneza nawe mwemereye ibihumbi 5. Shatani nahaguruke nawe mwemereye ibihumbi 5. Rero ndabashimiye mwese, bashimiye Imana abantu mwese mwaje kwifatanya nanjye kuri uyu munsi wo kwibuka imirimo n'ibitangaza Imana yankoreye, wo kwibuka imbabazi z'Imana Imana yangiriye ubwo yanguraga muri gereza. Mwese ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, mugende amahoro, icyo mwifuza, icyo umutima wanyu ushaka Imana yo mu ijuru ndakibasabiye, Imana ikibahe. Murakoze cyane. Imana isumba byose turagushimiye ko wabanye natwe dutangiye kuri uyu munsi mukuru ubwo twibukaga imirimo n'ibitangaza wadukoreye. Mwami Imana twatuze akanwa kacu tugushima, Mwami Imana ko watugiriye neza. Tugushimiye ko wabanye natwe tukaba dusoje amahoro. Ndasenze kugira ngo umugisha umuntu wese wararitse, Mwuka Wera ugendane na buri muntu wese kandi buri muntu wese umugirire neza. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Amahoro y'Imana.